inshuti za TV7 twongeye kubasuhuza niyo mwanya tubageza ikiganiro Our Health Our Life, amagara yacu ubuzima bwacu. No mwanya rero tuba tuganira ku bintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima, uburyo tugomba kubungabunga ubuzima bwacu tukabwitaho. Ni byiza ko umuryango utera imbere ufite ubuzima bwiza, cyane cyane by'umwihariko umuryango nyarwanda. Nge rero bagezeho kino kiganiro Ndize Giselle, ni ikiganiro mutegurirwa na TV7. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ndwara yo kubura ibitotsi. Bamwe bashaka kuba bibaza ati se kubura ibitotsi bishobora kuba indwara? Birashoboka cyane. Nibyo rero tugiye kubona cyangwa se tugiye kuganiraho muri kino kiganiro Our Health Our Life. Tunibabutsa ko muri kino kiganiro muri buze kugira n'umwanya wo guhamagara mukagira ibibazo mubaza bitandukanye. Turi kumwe rero na Dr. Audace Nigena, ukunze cyane kuvura uburwayi bwo mu mutwe muri mental health, akunda gufasha abantu benshi. Reka tumuhe ikaze. Murakoze cyane Audace kuza kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Ariko mbere yuko dutangira turagira ngo tubanze tumenye Audace ni muntu ki? Nitwa Nigena Audace nk'uko bivuze, ndi umuganga, nkaba ndi umurezida muri psychiatrie. Nkorera ubu Indera ndetse no muri Sashika. Tumenyereye ko cyane abaganga bakunze kuba bakuze, ariko wewe kuri umusore niyo mpamvu tubaje kugira ngo tukumenye, hanyuma dukorane ikiganiro tuziranye. Ntago ndi muto cyane nuko wenda ariko bigaragara. Okay. Muganga wanze ukatubwira ubundi indwara yo kubura ibitotsi ni iki? Ni indwara imeze gute? Twita kubura ibitotsi indwara iyo umuntu ku giti cye asinzira ariko bugacya mu gitondo yumva kirushye. Kuko ubundi ijoro cyangwa se kuryama ni umwanya wacu kugira ngo turuhuke. Iyo rero utabasha kuruhuka nibyo twita yuko ufite indwara yo kubura ibitotsi. Ziterwa n'ibintu bitandukanye ndetse n'abantu babigira ku buntu butandukanye. Mushobora kuryama amasaha amwe n'undi muntu ariko we akaba atasinziriye neza, we wasinziriye neza. Icyo nibyo twita yuko urwaye. Benshi bavuga ko wenda kugira ngo babone ibitotsi nuko wakoze cyane ukananirwa ukaruha, wenda bakavuga ati kugira ngo umuntu asinzire neza niko akunda umubiri waba yawukoresheje. Nibyo koko? Oya, ntago ari byo. Ushobora gusinzira kandi atari uko warushye cyane. Nibyo iyo warushye cyane umubiri wo noneho ugwakawe, nako nabyita. Yego. Akenshi abo bantu baba bafite ikibazo n'ubundi cyo kudasinzira, bakivuna cyane kugira ngo abashe kugeraho umubiri usinzira. Ariko byo ntago ari byo, ntago ukeneye kuruha cyane kugira abashe gusinzira. Hanyuma se kubura ibitotsi byaba biterwa n'iki? Biterwa n'ibintu bitandukanye. Hari indwara zidakira zirimo nka Alzheimer na sida, ishobora gutuma utabura ibitotsi, diabete, umuvuduko w'amaraso n'indwara zimwe na zimwe z'umutima. Hari kubura ibitotsi kubera kunywa inzoga n'itabi. Hari n'abura ibitotsi kubera kuba adatuje mu mubiri we, afite nka anxiety cyangwa depression. Nibyo mugira ngo murimo murabyumva, murumva uko muganga atusobanuriye impamvu ushobora kubura ibitotsi. Murumva rero ko ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nibutsa abantu ko mushobora kuza kuduhamagara kuri iyo nimero mubona kuri screen zanyu, mukaza kuduhamagara muduha ibitekerezo byanyu cyangwa se mutubwira icyifuzo mufite kugira ngo muganga abafashe. Ni mukanya turaza kubaha umwanya kugira ngo muhamagare. Reka muganga banze adusobanurire neza kugira ngo twumve imvo n'imvano yo uburwayi bwo kubura ibitotsi. Muganga, hari n'igihe n'umuntu aba atameze neza, bimwe twita stress. Ashaka kuyikura ahantu hatandukanye, haba mu muryango, haba mu kazi, mu nshuti, ahantu hatandukanye. Iyo bimeze gute? Cyangwa se ibijyanye no kwiheba, umuntu ashaka kugira agahinda gakabije, umuntu ashobora kugira ibibazo bikabije hahandi yumva ko umutima utameze neza cyangwa se nta mahoro afite, yihebye. Nabyo bimeze gute? Nuvuga ngo kugira ngo umuntu abashe gusinzira bisaba yuko ubwonko bw'umuntu butuza bukabasha gusinzira, gufata icyo kiruhuko. Iyo ufite stress cyangwa se ufite ibibazo byinshi, akenshi mu gihe cyo gusinzira umutwe ahubwo nibwo ugira igihe cyo gutekereza, ujya mu bintu byinshi. Utekereza ibyo biriwemo, ibyo uzakoresha mu gitondo. Niba wavuze stress niba ari mu rugo n'urugero,
mu gihe cyo kuryama niba ari cyo gihe utonganye n'umufasha wawe ntabwo uri bubashe gusinzira kuko uraba ugitekereza bya bindi cyangwa se unahaguruka ugende. Niba ari mu kazi uraba uryamye utekereza mu gitondo none ndabwira iki shefu biragenda gute, cyangwa se niba ari abana niba ari inshuti zawe, wa mwanya wo gusinzira nibwo ahubwo ubwonko bugira umwanya wo kwitekerezaho. Ikindi hari abakora ntabwo ari byiza ariko hari abagira umuco wo kujya mu nzoga kugira ngo abashe gusinzira. Nibyo wanyweye cyane witwa ko wasinziriye nako ntubusinziriye kuko ubundi bitotsi cyangwa se ijoro rigira ibice bibiri. Hari ugusinzira ukiryama, hari no gusinzira ibitotsi navuga ngo biri profond. Iyo wanyweye ubwo umusinziriye nibyo ariko ntabwo ugira ya time yo kuba uri mu bitotsi biri profond, ibitotsi byimbitse, kandi ari byo bituma umubiri uruhuka. Icyo gihe rero ubyuka urushye uri muri hangover nk'uko bakunda kubyita, nabwo ukaguma urushye nyine umunsi wawe ntugende neza. N'ubundi bikunze kubaho ari kuntu tujya tuvuga ngo umuntu agasinzira ariko akanuye, ku buryo usinzira ariko ikintu cyose kiri kubera no hanze ukacyumva kandi usinzira. Yego, nibyo nyine uba usinzira ariko utari muri deep sleep. Shuti rero mudukurikiranye ngira ngo murimo murabyumva, murumva uburyo muganga arimo aradusobanurira. Wowe ushaka kuba udukurikiye aka kanya ufite icyo kibazo kandi ukimaranye iminsi ukibaza ko ari ibintu bisanzwe kubura ibitotsi. Rimwe na rimwe hari abantu bafata n'imiti, nibyo muganga, hari abantu bafata n'imiti kuko yabibwiwe n'undi mugenzi we akavuga ati jyewe nanyweye aka kanini kandi kakamfasha, ariko ni byiza kubanza kujya kwa muganga. Reka muganga nabwo atubwire ese umuntu yaje abagana afite icyo kibazo niki cya mbere babanza kumufasha. Biterwa n'igitera kudasinzira. Hari imiti yo gusinzira nibyo irahari, ariko nko ku bantu bamwe na bamwe ntabwo ari byiza ko bayifata, cyane nk'abantu bagona, abantu bagira icyo bita sleep apnea, aho usinzira ukagera nijoro ukicura wumva usa nk'ubuze umwuka. Abo ntabwo ari byiza gufata imiti yo gusinzira, ariko byo hari abandi baba bakeneye ko bafata iyo miti mu gihe bagikemura ibibazo bituma badasinzira. Ni byiza yuko tutigana abandi. Niba ndakubwiye ko adasinzira afashe imiti ni byiza, ubwo arayikeneye, ariko nawe ujye kwa muganga urebe ikibazo cyawe ndetse muganga nakubwire ibyiza kuri wowe. Hari nk'aho biba byoroshye kuvuga ngo asome mbere yo kuryama, akore meditation. Hari meditation y'izuru kwinshi, hari abasenga gusenga mbere yo kuryama aho wumva utuje ugasinzira neza. Ntabwo buri gihe bisaba ko bafata imiti, ndetse ni navuga ko ari na gake bagomba gufata imiti. Muganga uvuze ku kintu cyo kugona. Kugona bwo bwaba ari uburwayi? Yego, ni uburwayi navuga ngo bwo mu muhogo, aho uba utabasha guhumeka neza. Iriya jwi riza ni uko umubiri uba ushaka uburyo uhumeka, sinzi ukuntu nabisobanura mu Kinyarwanda. Ntabwo nabwo ni indwara ariko birakira, birashira. Gute umuntu ni gute umuntu ugona ashobora kubura ibitotsi? Iyo ugona ntabwo uba usinziriye neza. Nkabo akenshi tubasaba yuko baryama baryamiye urubavu, icyo gihe no kugona biragabanuka. Mu gihe aryamye agaramye agenda abura umwuka. Iyo ubura umwuka rero ntabwo ubwonko bwawe bwiyemerera kuruhuka cyane, kuko buryo ubwonko nibwo butubeshejeho, nibwo buturebera ibiba byose. Ubwo rero iyo utari buhumeka neza ntabwo bwo butuza, kuko buba bugomba gukomeza bukora kugira ngo utitaye Imana, kuko unaniwe guhumeka nyine wakitaye Imana. Muganga noneho reka twinjire mu gice cy'umuryango, cyane cyane bijyanye noneho n'imibanire n'abandi, uburyo bishaka kukubuza ibitotsi. Ngira ngo mujya mwakira abantu batandukanye harimo n'abashakanye, amakupura. Yego. Iyo utameranye neza n'uwo navuga ngo reka mbyite ngo murarana, ni ukuvuga ngo icyumba cyawe ntikiba kikiri ahantu ho kuturiza. Hari abahitamo gutaha abafasha baba baryamye, hari abahitamo kujya mu buriri mbere y'uko ahubwo umufasha we aza mu buriri, kuko icyo gihe aza we yasinziriye, yanaza akigira nk'aho yasinziriye kandi atasinziriye, kuko aba agitekereza.
iyo utari ahantu hatuje ntabwo ushobora gusinzira neza. Mu gihe utameranye neza n'uwo mwashakanye, icyo gihe icyumba cyawe ntikiba kiri ahantu hatuje. Ikindi biba nuko akenshi kubera ibintu tuvuga ngo niko zubakwa, iyo bageze mu cyumba cyabo niyo batangira gushwana, gutongana, kugira ngo abana batayibona cyangwa ibindi nk'ibyo, bigatuma wa mwanya wo gusinzira cya gihe cyo gutegura kuryama kigenda nabi. Uri stressé cyangwa se udatuje, navuga ngo ntabwo byemera yuko usinzira neza, ntabwo bishoboka. Akenshi ndagira ngo twinjire muri deep cyane mu muryango. Turagira ngo turebe izi ngaruka zigaragara cyane cyane ku buzima bwa muntu iyo ahuye n'icyo kibazo cy'ihohoterwa cyangwa se amakimbirane mu muryango, kutumvikana hagati y'abashakanye, uburyo bigira ingaruka cyane cyane ku buzima bwo mu mutwe. Harimo ubushize twarebye, harimo kurwara umutwe udakira. Ubu turi kuvuga noneho kubura ibitotsi. Ubundi iyo baje babasanga ari nka couple cyangwa se ashobora kuza ari n'umuntu umwe, niko bitangira. Iyo aje ari umuntu umwe, ari nk'umugore cyangwa se ari nk'umugabo afite icyo kibazo cyo kubura ibitotsi bitewe n'ikibazo kiri mu muryango, umufasha gute? Ubwo nta ndubashe kubisobanura wenda byose kuko biterwa n'umuntu ku muntu. Akenshi nibyo koko iyo baje kwa muganga aza ataka wenda umutwe cyangwa se kudasinzira, aza avuga icyo, ntabwo avuga ngo nsisinzira kuko mfite ikibazo mu rugo. Noneho iyo ahari nibwo muraganira kugira ngo wumve ikitagenda neza. Iyo dusanze ari ikibazo cyo mu rugo, ushobora gukorana nawe ku bya mbere, kubyakira, kuko biranagorana cyane. Iyo amaze kubyakira, navuga ngo buri gihe dukenera yuko n'undi aza, kuko hari icya kindi cy'uko we mushobora gukorana ukamubwira ibyo agomba gukora, uko agomba kwitwara, ariko igihe wamufasha we atabirimo, baravuga ati ibyo ni bya bindi muganga yakubwiye, genda ajya kwivuza cyangwa se wararwaye, kuko ntaho twabyirengagiza. Iyo uje kwivuza iwacu hari icyo kuvuga ngo wagiye kwivuza mu mutwe, ni wowe urwaye, ni wowe ufite ikibazo. Uwo mufasha we wundi rero yatamufashije akenshi biragorana. Aho niho nshaka kujya cyane. Mubigenza gute kugira ngo wa muntu abashe, kuko ni ngombwa niyo mwamuhiyo miti, niyo mwamugira inama imeze gute, n'ubundi ari busubire hahandi, niho ajya kurara, niho atuye, nibwo buzima bwe, niho ubuzima bwe buri. Mumufasha gute nk'abaganga? Ni iki uruhare rwanyu mukora kugira ngo wa muryango wongere usubirane noneho cya kibazo cy'ubuzima cyongere gikire burundu, akire, umuryango wongere ubane neza kandi bafite ubuzima bwiza? Akenshi iyo uwo mufasha yemeye kuhagera nibwo byemera. Navuga ko iyo adahari ni hahandi umuntu abeshwaho n'imiti, umuha imiti nyine kugira abashe gusinzira ari muri iyo condition, ariko ntago aba ari umuti wimbitse. Umunsi rero wamufasha yemeye kuza, kuko ntago tuzajya kumureba, ntago tubategeka kuza kwa muganga. Umunsi yemeye mukemura ibibazo biri hagati yabo, biba bitandukanye, byanatewe n'ibintu byinshi, bimaze n'igihe wenda gitandukanye bitewe n'imiryango ku miryango. Abenshi byemera kuko aba ari igihe bakundanye, hari n'igihe baza bakakubwira ko batagikundana, batagishaka, ariko turi kumwe ko dufite abana, ikintu nk'icyo. Ariko akenshi usanga hari igihe bagezeho bagakundana, hari icyo akundira undi, hari impamvu ari aho, hari impamvu adashaka kudivorsa, bishoboka. Nibyo mukoraho kugira ngo mubashe kubazana hamwe. Ariko nk'uko bivuze byo, iyo undi mufasha atemeye kuza, kandi ntago dushobora kumutegeka, usibye ko uwo turi gukorana wenda twamwigisha uburyo yamwegera, yamuvugisha, kugira ngo nawe azamuzana aho ngaho. Iyo bitari byemera bwo biragoye. Muganga, ntago biba byoroshye, ntago ari ikintu cyoroshye kugira ngo ujye kuntuma ku muntu mfitanye nawe ikibazo, kugira ngo ujye kuntuma ku muntu nzi uri kuntera icyo kibazo cyo kudasinzira, ambuza amahoro umunsi ku wundi, kugira ngo umbwire ngo njye kumwegera muganirize,
ntabwo ibyo bintu binyoroheye. Icyo gihe umuhaye ikindi kizami, umuhaye undi muti urura cyane. Muganga rwose yego biravunanye cyane, ariko biba ariko konyine bishoboka. Kuko urumva we hari igihe yagize cyo kumva kadasinzira cyangwa cyo kugira ibibazo mu muryango byadasinzira, ndetse na wa wundi baba bari kumwe akenshi nawe afite ikindi kibazo, wenda nawe ntasinzira neza, kuko n'ubundi iyo umuntu mubana adasinzira neza nawe bikugiraho ingaruka nawe, cyangwa se afite iyo mitwe idakira, kurwara umugongo, akazi atakibasha gukora neza. Ntago iyo mufite amakimbirane biba bivuze ngo umwe niwe wenyine ufite ikibazo. Aho rero niho ahera, ashobora kuvuga ko njye nsigaye nsinzira neza kuko namwe na muganga. Ese wowe hari ikibazo ufite? Ntago amakimbirane mu muryango bivuze ngo igihe cyose bahora barwana, ntago ari byo. Hari igihe bagira baganira, wenda baganira ku bantu bawe cyangwa baganira ku bundi buzima, niho abashobora kumubwirira, ariko nyine bitegurwa buhoro buhoro. Kuko icyambere nuko nawe ubanza, navuga ngo gutuza, ubasha no kumva ko wamufasha. Hari uza adasinzira ariko atumva, bitewe n'ikibazo bafitanye, atumva ashaka no gufasha uwo mufasha we. Icyo nicyo ndi kumva. Mubanza gukora kuri icyo rero. Uwo mushobora gukora mwenyine. Ni ukuvuga ngo nk'urugero wowe nyemerera kubivuga gutyo. Uramutse ufite ikibazo n'umufasha wawe, hari aho biba byarahereye, ariko hari n'impamvu mwabanye. Kandi ntabwo burya umuntu aba mubi wese, haba hari ibyo umukundira. Wowe waje kwivuza kugira ngo umere neza, umaze kumenya ko bigenze neza mu muryango wawe, nawe wamera neza, icyo wagikora. N'ubundi ubutaragiye muba mutaratandukanye. Icyo kibazo nagize muganga, ni cya kibazo nyine, urerwa uburwayi buba bwarahereye hagati y'aba bantu babiri. Niko nabivuga. Noneho kugira ngo umuntu uzongere kuntuma, naje nkwifashisha nk'umuganga kugira ngo tuganire, naje nkwizeye. Yego. Kuko wari uzi ko hari abantu bagirana ikibazo nta kibwiro bagirana ikibazo. Birashoboka. Kandi akagenda akavuga ati njyewe rero aho bigeze ndabona ikibazo cyanjye kigeze ku rwego rundi, ndifuza undi muntu nk'umuganga ushobora kumfasha akanyumva, ariko ntari busubire hahandi, ntari bwongere kugenda nkajya kureba wa wundi. Kuko hari umuntu uvuga uti yewe donc ni kwa kundi kwiheba cyangwa se ko kugira igikomere, akavuga ati uriya muntu yarambabaje. N'urugero, uriya muntu yarambabaje, so kugira ngo wongere ujye kumuntumaho, ujye kumuntumaho ngo muganga, cyangwa se ngo burya ngo mfite ikibazo kitameze neza mu mutwe, nagiye kwivuza, basaba ko yuko naza nka. Hari n'utamubwira ko yagiye kwivuza, ndabyemera. Yego. Ariko ni umuti, nta gihe kigera kwa muganga tuba tuzi ikibitera. Nk'uko nkuhaye imiti uyemera, ndamutse mubwiye ngo ukeneye kubagwa, wabyemera. Abaganga turagirira icyizere. Yego. Uwo nawe rero aba ari wo muti muri icyo gihe. Kubyemera hari igihe bigorana, ni kimwe n'indi miti yose, ariko nibyo noneho ukorana n'umurwayi wawe nyine. Ariko bifata process n'igihe kirekire. Exactly. Bishobora kuba igihe kirekire cyangwa gitoya, biterwa nuko nawe ameze, nuko yifunga. Hari nuza kwa muganga akabanza akakubwira ibi, ubutaha akazakubwira ibi, cyangwa akanaza akabona bitemera, ati oya, agahindura umuganga, cyangwa bibaho. Shuti rero mudukurikiranye, ngira ngo mwabyumvise, mwumvise uburyo muganga atusobanuriye by'umwihariko cyane cyane aho turi kuvuga ku makimbirane yo mu muryango. Mwumvise ko ni byiza kandi ni ngombwa ko umuganga atumaho uwo babana, mu gihe ari umugore wagiye kwivuza bakamutumaho umugabo, mu gihe ari umugabo wagiye kwivuza bakamutumaho umugore, kuko baba bazi ngo ikibazo ahantu kiba cyaraturutse niho bagomba guhera bakemura ikibazo. Kuko umuntu ajya kwivuza afite icyo kibazo, n'ubundi arongera agasubira hahandi, ikibazo kigakomeza ari cya kindi. Ariko murumva ko abaganga burya ntabwo bavura ngo baguhe imiti gusa cyangwa gutera urushinge gusa, ariko bafite n'ubundi buryo badukurikirana. Ndabibutsa ko mushobora ubu ngubu noneho guhamagara kuri iyo nimero mubona kuri screen zanyu, mugatanga ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu. Murumva ko
indwara y'ibitotsi ni indwara koko kandi ishobora kukubuza amahirwe menshi. Ngira ngo turaza kubigeraho aho muganga aza kutubwira ese ni izihe ngaruka dushobora kubona mu kubura ibitotsi. Reka twakire telefone. Allo? Allo? Oui. TV7? Oui, TV7, allo? Allo? Oui, turabumva? Nabakurikiye ikiganiro cyanyu. Yego, mwitwa bande muherereye he? Nitwa Muramutsa Simplice. Yego. Ndi Burasirazuba mu karere ka Ngoma. Yego. Nashaka kubaza muganga, agiye afite ikibazo cy'ibitotsi byinshi noneho bikabije. Basaba ngira inama, ku kazi mba ndimo nsinzira, iyo ndi ku meza, mu rugo natashye mba ndimo nsinzira, aho nicaye ahanini mba ndimo nsinzira, nasabaga ngira inama. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane. Nibyo nta ubonere reka mwe ndasaba imbabazi kuko ntabwo nabivuze neza. Gusinzira ikibazo cyo gusinzira ni ibice bibiri. Abasinzira cyane, hari n'abasinzira n'abibura burundu. Hari gusinzira cyane akenshi abataruhuka, abasinzira igihe kirekire baba nyine somnolence ku manywa, atera imitwe nk'uko reka mvuge gutyo kuri ku kazi atabasha gusinzira, ntasinziye ariko ntabe ari n'amaso. Bishobora guterwa n'ibintu byinshi, harimo n'inzoga ziyabitera. Iyo nyine utabasha gusinzira neza nijoro no ku manywa, umubiri ubuhora ushaka kugerageza gusinzira bikanga. Hari ikibazo cyo kwiheba ukabije, ibyo bita depression. Ntago gutya nahita mvuga ngo ni iki kibitera, ni iki yagombye gukora. Cyo kwa kimwe wenda mu byo yagerageza ni ukukora ku buryo ku manywa adasinzira, ahubwo nijoro agasinzira ku masaha amwe. Niba yemeje ko asinzira saa 4 akabyuka saa 12 nta kibazo, ariko akabikora ku buryo buri munsi nyine ari yo masaha agera mu buriri. Ikindi gihe cyose akirinda gusinzira, kugerageza gusinzira yaba ari nko ku kazi, gusinzire ku meza cyangwa se ushaka ahantu wihenge gusinzira. Ikindi agakora na sport. Ibyo ariko ni ugutangira. Ibyiza nuko areba muganga kugira ngo amenye neza ikibazo gihari. Ariko abenshi akoze siporo akagira amasaha runaka yo gusinzira, harabo bikemuka, reka mvuge gutyo, ariko ntabwo ari buri gihe. Nuvuga ngo birasaba ko agira discipline y'ubuzima bwe. Discipline, yego. TV7, allo? Oui, allo? Oui, c'est vrai. Nkunda kurikira ikiganiro cyanyu. Mwitwa nde muherereye he? Nitwa Catherine Murebesika. Yego. Wajya kure ya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane neza? Yego. Nagiye kure. Ikibazo ngo ndi umumama ukuze, ugeze muri myaka 55. Ariko maze nk'imyaka igera nko muri 20 nta bitotsi ngira. Kandi nta n'umugabo mfite, nawe yaratabarutse. Ubwo nagiye kwivuza ndwara umutwe cyane ukabije. Nivuza banyereza kuri iriya vuriro rya Sosiyali. Baragerageza banyereza kandi baranganiriza. Ariko ubwo bampaye utunini, ubu nifata utunini twitwa mitiriptirine, ku buryo ntashobora kurara n'akanyoye. Ibitotsi byanjye rero biragoye kuza iyo ntatunyoye sinshobora gusinzira. Nsaba muganga kugira ngo ambwire rwose niba dushobora kwibonana imbona nkubona. Murakoze cyane, yabyumvise araza kugufasha. Murakoze cyane. Okay. Muganga ngira ngo wabyumvise, we aranakuze. We yaranivuje nibyo. Yarivuje ubwo kubera imiti afata nshobora gukeka wenda ibyo afite, ariko ntawe nabyemeza. Byaza nta kibazo tukabonana, nkorera Indera, ahageze yambaza nta kibazo. Bakunze kuvura cyane cyane ibibazo biri mental health. Reka twongere twitaba undi muntu. Allo, TV7? Allo? Allo?
wi mwaramutse neza Nise ko atari ni ko atari na yego alo wi ndakumva witwa nde uherereye he nitwa Mukawera Gadanse tugufashe iki nitwa Mukawera Gadanse ntuye Kibondo ye mfite ikibazo cyo kudasinzira mfite n'ikibazo cy'umutwe urya cyane ariko waje nyuma y'uko nasinzira byatewe n'iki iyo urebye ukareba ubona byaratewe n'iki ubundi mu buzima busanzwe nta kintu kimpangayikishije cyane ariko noneho naje kwadukana indwara yo kumusonga wo mu mutwe w'umusaya w'ubumoso noneho hanyuma nibwo naje kwivuza nivuza ku ivuriro ku kigo nderabuzima biranga inshuro eshatu njya ahandi ku bindi bitaro yego none ubu banyohereje i Kanombe niho nivuriza kandi noneho ubu kugeza ubu amaraso ibizami byose bivura indwara aho ni Kanombe indwara barayibuze ubu naciye muri sikaneri ntegereje igisubizo yego ariko ukuntu ndwara umutwe sinzi nimba ifitanye n'impamvu yo kudasinzira ngo ikinya umutwe wose noneho nkongeraho no kumva nasinze ngasinda ku buryo ntashobora no guhaguruka nicaye agasinda atanyweye ugasinda utanyweye cyangwa n'isereri n'isereri mu buzima nta nzoga nywa nta n'itabi nigeze mbe n'isereri ifata gusa yego noneho nkumva ibintu bingenda mu mutwe noneho mu mutwe hejuru hakabamo ibintu bitondagira ese ufite imyaka ingahe mama mfite imyaka 56 i Kanombe avurwa muri department i Kanombe ni ikihe gice kikuvura cyangwa se nabahe baganga bagufasha ubu kugeza ubu nyine ubu ntegereza igisubizo cy'i Kanombe kuko naciye muri sikaneri okay muganga yabyumvise maze icyumweru ndi ku miti ariko nta gihinduka kandi noneho imbere ya byose gufatwa nabanje gufatwa no gupfuka umubiri wose none ikintu kikantondagira guhera hano mu mugongo cyazamuka cyagera ku bikanu noneho nkumva nibwo ntangiye kubikiza sinzi rero nabazaga ese nagira ngo mbaze muganga hari inzoka ishobora kuzamuka ikajya mu mutwe muganga yabyumvise agiye kugusubiza murakoze inzoga izamuka ikajya mu mutwe yo nta gutyo igira ntago ibaho bishobora guterwa n'ibintu byinshi urumva ari kwa muganga barimo barashakisha ni na byiza ko i Kanombe ho bagira ama department yose ubwo wenda ushobora kuba nabivuze ntibibe clear ntago kudasinzira bisaba buri gihe yuko ufite ikibazo mu muryango oya biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye kuko nibagiye no kuvuga wa mudamu wa mbere yavuze ngo ntago afite umugabo akumva adafite impamvu yo kudasinzira oya ntago abagabo ari batuma umuntu adasinzira ntago abagore ari batuma oya nubwo nabyo bishobora kubitera nta nubwo ndi buvuga ngo nibo benshi cyangwa iki kuko ntago twakoze study yo kuvuga ngo mwe biterwa n'iki ushobora kudasinzira kubera indwara nyinshi ushobora kudasinzira kubera ibintu byinshi nuko wenda twagize cyane ku byerekeranye n'umuryango uyu mama kuko ari i Kanombe hari abaganga ari abapsychiatre barahari ari amedecin interniste kuko hari n'indwara nyine zindi zabitera barahari uwo mutwe ushobora nyine kuba watewe n'ikibazo umutwe mpamvu bamukorera scanner niba mbona ibisubizo bazamubwira ndetse bamuha imiti kimwe nuko naho undi wa mbere bashobora kuba nabo byose barabimukoreye bakagera aho bamubona imiti bagomba kumuha kugira ngo atuze kandi nibyo koko hari abantu ntago wenda nabo tubyishimiye ko bigeraho agomba gufata imiti buri gihe bitewe n'indwara afite
si ukuvuga kujya kuryama donc ikibazo afite kigatuma agomba buri gihe gufata imiti. Hari n'abandi nuko wenda inaha bidari cyane ariko hari n'abaryamana machine, agomba kuba afite machine y'umwuka kugira ngo abashe gusinzira neza. Abo baba bafite ariko ikibazo kijyanye no kugira umwuka nka bya navuze bya apnea byo gukanguka kumva wenda kubura umwuka cyangwa iki. Hari imashini wenda izaza mu Rwanda turimo turatera imbere yitwa polysomnography, aho bapima bagasanga ugira umwuka muke iyo uryamye. Iyo bagwaye imashini CPAP birashira, ariko ugasanga ugomba kuyikoresha wenda igihe cyose cyangwa se imyaka mike mbere. Yego. Reka rero twakire n'undi muntu hanyuma tugaruke twamamaza. TV7 allo? Allo? Okay. Ngira ngo rero mwabyumvise turi mu kiganiro Our Health Our Life, aho turi kuvuga ku ndwara yo kubura ibitotsi. Muganga yadusobanuriye ko biterwa n'ibintu byinshi, harimo kunywa inzoga, harimo kutaryama bihagije, harimo kutagira discipline ku buzima bwacu, kumva ko igihe cyose wumva ari cyo gihe ugomba kuryamira, ari cyo gihe ugomba kubyukira. Bishobora guturuka ndetse no mu muryango hagati y'abashakanye, uburyo ubanye n'abandi, inshuti zawe, ku kazi se, stress ndetse no guhungabana cyangwa se kubura amahoro. Reka twakire undi muntu. Telefone yongeye kuvaho. Ngira ngo rero mwabyumvise, murumva uburyo turimo turagenda dufasha abantu batandukanye kugira ngo babashe kujya kwivuza, bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze. TV7 allo? Allo? Oui. Mwaramutse neza? Nitwa bande, muherereye hehe? Nitwa Albin de Nyamirambo. Yego. Albin, tugufashe iki? Najyambaze muganga. Ubona iyo abantu barwaye nk'umutwe cyangwa igifu cyangwa iki barababara bakabyumva bakajya kwa muganga. Ese bo ni iki bari gukora kugira ngo abantu bafite depression? Umuntu ashobora kubana na depression atazi ko ari indwara, wenda nk'abantu batuye mu byaro cyangwa hehe, akaba ari umuntu uzaheranwa n'agahinda kandi atazi ko hari ubufasha. Se ni iki bo babateganyiriza nk'abantu batari mu mijyi badafite access kuri izo service? Murakoze cyane. Albert abajije ikibazo cyiza. N'ikibazo wenda kigoyemo, ntago ndi bugisubize nk'umuganda gisubiza nk'uri muri departement ya santé mentale. Nzi n'ibyo wenda guverinoma iri gukora kugira ngo bafashe abaturage, ariko ibyo ntago ari byo twiga. Nibyo depression ni kimwe mu bintu wenda abantu badahita bamenya ko bafite. Abona yanga ibintu, abona yanga ibyo yakundaga, abona agenda navuga ngo ibyishimo byo kubaho. Hari abishyira ngo ni ubuzima, ngo nakuze, wakundaga kuririmba urabiretse, ukumva nakuze sinkiri umwana wo kuririmba, nakundaga gukina umupira ndabiretse, cyangwa se ntugisinzira ngo niko ubuzima bumeze. Wabaza umuntu ku kazi ati nangerega gusinzira birangora. Nibyo depression kuyimenya kwifite uri mu rugo biragoye. Ubu kugeza ubu hari ibintu bimwe na bimwe biri kugenda bikorwa kugira ngo abantu bamenyere ibya santé mentale, banayimenye. Avuze ikintu kiri bungoye cyane, avuze ngo mu cyaro yarekera ataravuga mu cyaro, wenda kuvuga ngo hari ibiri kuba, tuvuge hari nka initiative zihari zikora ibiganiro hano kuri public library Kacyiru, ariko urumva ni Kigali, kugira ngo abantu bamenyere ibyerekeye na santé mentale. Nibyo turacyafite ikibazo kinini. Kwivuza mu ndwara zo mu mutwe cyangwa santé mentale bifite stigma, bifite ikintu cya simbolisha mu Kinyarwanda kigoye kuvuga ngo njye kwivuza mu mutwe. Cyokora ikiriho nuko nk'ubu mu bigo byose, mu bitaro byose bya leta, mu bigo nderabuzima ntago birajyamo, ariko mu bitaro byose bya leta harimo service ya santé mentale. Rero ni ikintu twishimira kuko mbere ntago byari bihari. Ariko nyine nk'uko twavuze bya development tugenda buhoro buhoro, kuko usanga nk'ibipimo bakoze abakeneye izo service ntago bose bajyayo. Zirahari zirakora,
ariko ntabwo abantu bose bari babasha kubyitabira. Ubwo rero biragoranye kubisubiza, ariko hari byinshi cyane biri gukorwa kugira ngo nyine babashe kwigisha abaturage babashe kugira. Murakoze cyane muganga. Byo iki ni ikibazo bikeneye ko abantu bigishwa bakamenya n'ibijyanye n'ubuzima bwabo, bakabusobanukirwa uburyo bagomba kubwitaho, uburyo akamenya ngo nimba ngize iki kibazo ati ni ikibazo cy'ubuzima ngomba kugana kwa muganga. Aho turashimira TV7 na bino biri mu bituma nyine abaturage babimenya. Murakoze cyane, reka twakiriye umuntu hanyuma tubone kujya kwamamaza dutumikira abadutumye. TV7 allo. Mwaramutse, mwitwa bande, muherereye he? Mwitwa Patricia. Yego Patricia. Mfite murumuna wanjye afite ikibazo cy'umutwe. Ariko ubu none nta mayinite afite ahagije, I think. None nashakaga gusaba nimero ya dogiteri namfasha mukayima akaza kumubwira ikibazo uko kimeze, kuko hari se hashize bamuhereje Indera, mbese birakomeye cyane. Dr yavuze ko akorera Indera, nujya Indera uzabaze Dr Audace Nigena bazamukwereka. Murakoze cyane mwese rero mukomeje gukurikirana ikiganiro Our Health Our Life ni kuri TV7. Reka tujye mu kanya k'akaruhuko gato tugaruke mu kanya tureba ese ni iki noneho tugomba gukora kugira ngo twirinde iyi ndwara yo kubura ibitotsi. Naho mu kanya. Urifuza gutangirana umunsi akanyamuneza utewe n'ubwiza buhebuje? Igisubizo nta handi wagisanga, ni iwacu muri Lolita Salon. Tubafitiye abahanga mu gutunganya imisatsi, tuboza mu mutwe, tukanabasokoza imideri itandukanye. Tubatunganyiriza inzara. Agashya nuko muri Lolita Salon tubafitiye abahanga bagukorera massage ukaruhura umubiri. Lolita Salon muzadusanga mu mujyi wa Kigali, mu nyubako ya Miki mu igorofa ya 4. Ku bindi bisobanuro mushobora kuduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 43 77 22. Lolita Salon, igisubizo cy'ubwiza buhebuje. Ikiganiro ni Our Health Our Life, aho turimo turavuga ku ndwara yo kubura ibitotsi. Twagiye tuyibona igitera iyo ndwara n'ibintu bitandukanye, kutagira discipline y'ubuzima bwawe, no kuvuga ngo kutitwara neza ku buzima bwawe, ngo umenye ngo iki ni igihe cyo kuruhuka, iki ni igihe cyo gukora. Ibyo nabyo bishaka kubukuza cyangwa se bikaguteza kurwara indwara y'ibitotsi, kunywa inzoga nyinshi, kugira ibibazo bitandukanye, stress, kugira amakimbirane mu muryango, kutabana neza n'abantu mubana, ni byinshi bigiye bitandukanye bishaka kukubuza kugira ibitotsi, ndetse bikanagutera n'izindi ndwara zitandukanye. Ariko se muganga, ubundi nize ngaruka zigaragara ku muntu ubura ibitotsi, haba mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bwacu? Ku mubiri we kaduheraho utangira kurwara nk'umutwe, umugongo udashira, gucika intege. Mu buzima busanzwe ushobora kunanirwa gukora akazi, ukunanirwa gute ukazatangira gukora amakosa amwe namwe utumvaga impamvu yayo, ukagira ikintu cyo kwibagirwa cyane, concentration ikagabanuka. Ibintu wakoraga mu isaha imwe ukaba usigaye bikora amasaha 2. Hari n'ikintu ndavuga ngo cyo kugira umujinya, ikintu cyakura kitakurakazaga kikatangira kurakaza nta mpamvu, ugashihura abantu nta mpamvu. Niyo umuntu akoze ikosa, ubundi ikosa ni ikosa, nta wundi buvuge ngo ritari ikosa, ariko ugasanga uri kurakara birenze uko
wari usanzwe urakara cyangwa se wari ugenewe kurakara, reka mvuge gutyo. Yego, ibyo ngibyo bigaragara cyane. muganga uvuze ako kantu navuze ngo ndaza kukakubaza. Hari umuntu ubona buri munsi niko ahora ameze, ntabwo ari ibintu wenda uvuga ngo ni ibintu bibaye umunsi umwe. Hari ukuntu tuvuga ngo burya ngo umuntu aba yaramutse nabi akabyuka avuga nabi atongana, yahura n'umuntu akamubwira mwaramutse akatabuza naramutse nyine ntabwo ibona se ntabwo ibona se ko naramutse, ugasanga ni igihe cyose niko ameze. No mu kazi abantu bakaba bamuzi bakavuga ngo uriya muntu niko ateye avuga nabi. Byo byaba biterwa n'iki? Ni kamere y'umuntu cyangwa se hari ahantu biterwa n'ibintu byinshi. Kudasinzira, urugero nk'utwo tuvuga kudasinzira burya ni ibintu bifata igihe kinini. Ntabwo umuntu adasinzira ngo umunsi umwe. Uramutse wicaye umunsi umwe ntabwo wabyuka mu gitondo uri gusarana abantu. Oya, ushobora no kurara wicaye umunsi umwe ibiri hanyuma ubutaha ugasinzira. Icyo gihe usinzira cyane ukomeye ugasubira ku murongo nta kibazo. Bimaze igihe bigutera nyine icyo kintu cyo gushihurana. Ariko hari n'ibindi bintu byinshi bishobora kubitera. Hari na depression ubwayo ishobora gutuma ushihura abantu. Hari na personality. Hari abantu bameze gutyo, reka mvuge gutyo. Ese indwara yo kudasinzira abantu bato nabo bajya bayirwara cyangwa se ifata abantu bageze kuko abantu bagiye baduhamagara rero bakuze, keretse umwana w'umukobwa uduhamagara avuga ko muri umuntu nawe yirwaye, ifata abantu bameze gute? Umuntu wese ashobora kugira ikibazo cyo kudasinzira. Kuko nkuko nabivuze ntago ari stress yonyine bitera. Stress igaragara mu bantu batangiye gukura. Ntago uzabona umwana w'imyaka 3 ngo uvuge ngo ari we stress. Bashobora kumutera ibibazo ariko ntago uzabona benshi uzavuga ngo afite stress. Ariko nawe ashobora kugira ikibazo cyo kudasinzira bitewe nuko angana cyane umubyibuho munini n'abana batoya, kuko iyo abyibushye cyane biramugora gusinzira. Burya nacyo kiri mu bibazo, ku buryo hari nabo dusaba kugabanya ibiro kugira ngo abashe gusinzira neza. So indwara yo kudasinzira ishobora kuba ku myaka yose. Ku myaka yose. N'uruhinja rwayirwara ashobora kugira ikibazo cyo kudasinzira amasaha ahagije, cyane nk'abo bakinisha cyane bakibagirwa yuko akeneye kuryama umwanya munini. Aho rero mba mbibaza kugira ngo impande zose tubashe gusobanukirwa, ari ababyeyi bamenye uko bita ku bana, ari abakuze bamenye uko biyitaho ku buzima bwabo kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu. Hanyuma se muganga, niki twakagombye gukora kugira ngo iyi ndwara tuyirinde? Twabonye ko ishobora kudutera ibibazo bitandukanye, twabonye ko dushobora kudakora akazi neza kubera iyo ndwara, twabonye ko dushobora kugira imibanire mibi kubera iyo ndwara, twabonye ko inzozi zacu zo gutera imbere dushobora kutazigeraho kubera iyo ndwara yo kudasinzira, twabonye ko dushobora kurwara izindi ndwara zitandukanye zitewe n'uburwayi bwo kudasinzira. Muganga, twitware gute? Discipline tugomba kugira mu buzima bwacu biroroshye. Hari bitera kudasinzira wenda utabasha gukora wenyine, ariko ibyo twagombye kwitaho ni ukugira amasaha ahagije yo kuryama, kugira igihe gihagije kinazwi n'uko nabyita. Ukagira amasaha yo kuryama n'amasaha yo kubyuka. Uyu munsi nturyame saa 2 ngo ubyuke saa 10, ejo uzaryame saa 6 ubyuke saa 2, nyuma yaho noneho uzaryame saa 9 za mu gitondo kugera saa 3. Bitoroshye muganga, ibyo biravunana. Ntabwo byoroshye kugira ngo ndikubabwira ibyiza. Umuntu ku giti cye byo bishobora kugorana kubikora. Ntabwo byoroshye kubera shuguri. Uyu munsi ushobora kuba watashye kare, ejo ukagira akazi kenshi ugataha utinze, rimwe na rimwe ukajya no gukorera ahantu kure, bishobora no kugufata kuri ari ijoro ryose ugenda mu muhanda utaha. Ibyo ndabyemera. Hari n'ukubwira ngo rega ngo nge nakoze ku manywa nkora n'ijoro, nkora n'ejo ku manywa, nabonye amafaranga menshi. Nibyo wayabonye, ariko se ayo mafaranga n'ubuzima bwawe ubwo ni wari bugerera amagara ngo araseseka, ariko ntagayo. Urumva rero icyo gukora cyo ikiza ni ukugira discipline nkuko bivugaga. Amasaha yo kuryama, umuntu mukuru wundi abakeneye hagati y'amasaha 7 n'9, ariko ara ibyo ni moyenne, yavuze moyenne uvuga ngo abenshi. Ariko ushobora kuryama amasaha 6 akameze neza, ni bake ariko birashoboka. Hari n'ukenera 10 bitewe n'akazi akora no kumubiri w'urushye. Hanyuma ikindi, ushobora gukora sport. Sport ntabwo ikorwa ugiye kuryama, igakorwa byibura ugashyiraho amasaha 2 igihe cyo kugira ngo uruhuke.
ugiye kuryama umutima utera cyane ubikubira ibyuya mbo uvuye muri dushe yego nibyo ariko ubutararuhuka. Ikindi kwirinda kurya ibiryo byinshi ugiye kuryama kuko icyo gihe guhumeka birakuvuna, uba wumva utameze neza, ubura n'igicu uryamiraho nk'ibyo. Ikindi ni ukugerageza gutuza mbere yo kuryama, handi twavugaga meditation cyangwa se wasenga cyangwa ugasoma nk'igitabo, nk'ibyo byagufasha nabyo kuryama neza. Kuryama saa sita hari abo bifasha ariko hari n'abo bigora. Icyo gihe navuga ko biterwa n'umuntu ku muntu. Sieste ni nziza utuma uruhuka, ariko ushobora kuryama cyane ku manywa bigatuma ninjoro ahubwo uza kubura ibitotsi. Icyo naho ndivuga ikivugaho cyane. Murakoze cyane muganga. Abantu rero baracyahamagara mu minota mike dusigaranye, reka tugire abantu twakira kugira ngo muganga abafashe. TV7 allo? Allo? Karame ni Godansi garutse. Yego Godansi. Nagira ngo nsobanuze muganga. Ngira ibintu byo guhorana gushyira mbese nkagira icyokere kenshi nabyo byaba bifitanye ingaruka n'icyo kiganiro murimo byo kudasinzira. Yego ntabwo nibuka imyaka n'ubwambwe muri 50. Wavuze ko ufite imyaka 55 harya? Ni 6. Okay, reka muganga agufashe. Hari ikintu kibaho cya bitwa menopause cyangwa se gucura. Mu gihe cyo gucura hari abadamu bamwe na bamwe bibaho wenda nk'imyaka 3, 4, 5 bagira ibyo bita buffet chaleur, bagira ikintu cyo kubira ibyuya bagashyuha hakonje. Ibyo ugiye kuryama uri kubira icyuya n'iki birakugora gusinzira. Ibyo bibaho. Kuri 56 wenda ntago ari igihe navuga gisanzwe, byaterwa n'abana byaye n'iki cyo gihe byafata histoire ndende, ariko byo birashoboka ko mu myaka ya menopause gusinzira bigorana kubera amahormone abagenda ahinduka n'iki cyo tujya tubibona nyuma bikiregulariza iyo nyine umaze kujya mu gucura neza nuko nabyita. Ngira ngo Godanse yabyumvise uburyo muganga amusubije. TV7 allo? Oui, allo? Oui, mwaramutse neza. Allo? Jya kure ya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane. Yego, mwitwa bande muherereye he? Nitwa Ngoga ndi Rubavu. Yego. Nagize probleme y'imitsi. Imitsi irangora cyane. Nagiye mbona aba generaliste. Bangira inama yuko nareba umuneurologe. Ese Dr. ngo hari icyo ngira inama cyangwa hari icyo yamfasha kuko imitsi ikumbabaza cyane. Okay. Irambabaza rwose kandi tuba bimaranya depresse ariko uko iminsi igenda bikura. Icyo gihe yasaba ko bamurefera. Indera turabikora ariko bitewe naho ari umuganga uwo mu journaliste nyine umubwira ko yagombye kureba umu specialist, yagombye we kumuha transfer hafi aho umuneurologue yamufasha. Indera naho turabikora aramutsaje ariko wenda ashobora kuba ari kure kuri we. Dr. naza kubareba. Nta kibazo ugeze Indera nta kibazo. Dr. arashobora kuma rendezvous mwizira kumwirebera ko nabonye ari umu Dr. uri flexible yahitafasha mu buryo bworoshye. Dr. zagufasha. Nta kibazo rwose nugera Indera uzabaze Dr. Yego nta kibazo pe. Sangoga. Niza nkaza ngusaba nimenya ngo kazamenye ko igiye rwose. Transfer ndayisaba rwose ntago nayibura. Yego rwose nta kibazo. Murakoze cyane Ngoga. Ngira ngo rero Dr. murumva ko ari bufashe abantu benshi cyane. Wowe rero ushaka ko ufite ikibazo gitandukanye cyane cyane ku burwayi bwo kudasinzira cyangwa se mu bijyanye no mu mutwe, kuko uyu muganga turi kumwe n'ushinzwe cyangwa se mu bintu akora cyane no kuvura uburwayi bwo mu mutwe. Reka twongere dufashe undi muntu. TV7 allo? Allo?
Allo? TV7 allo? Oui, wakwigira hirya ya televiziyo yawe tukumvikana? Allo? Alo? Oui, Oui. mwiriwe neza, mwaramutse? Mwiriwe. Mwitwa bande muherereye he? Nitwa Diane ndi mu Mutaha. Yego. Ngira ikibazo cyo haba hashyushye nkagira icyokere cyane cyangwa hakuje. Ufite imyaka ingahe Dia? Ngasanga nyine naturikanye umubiri wose. Ufite imyaka ingahe? 20. None se hari ikibazo kindi cyo mu mutwe ujya ugira? Uretse icyo cyo kugira gusa nagiye kwa muganga barambwira ngo ni infection. Kwa muganga bakubwiye ngo? Ni infection ngo ndwaye. Okay, muganga reka azagusobanurira ntago ari kubyumva. Ntago ndi bubashe kukuvura wenda kuri telefone. Niba ubwo yaragiye kwa muganga akamubwira afite infection, ubwo hari ibindi wenda babonye tudafite nta nibyo. Reka tukomeze. TV7 allo? Allo? Oui, mwaramutse neza? Mwaramutse. Nitwa bande muherereye he? Emmanuel mu karere ka Kirehe. Mu karere ka Kirehe. Wagerageza ukazamura ijwi Emmanuel kugira ngo twumvikane? Emmanuel mu karere ka Kirehe. Tugufasha iki? Ikibazo cy'amaso. Ikibazo cy'amaso? Aramfata nkayakuba cyane. Twari turi ku kibazo cyo kubura ibitotsi. Byaba bigutera wenda kutagira ibitotsi? Hari igihe mbura n'ibitotsi kubera kuyakuba. Ambariza muganga rero ukuntu yamfashe. Okay, murakoze cyane. Nje ntago mvura amaso ariko yajya kwa muganga nicyo kizima. Ajya kwa muganga bayipima. Nibyo amaso ashobora gutera umutwe ugatuma ubira ibitotsi birashoboka. Turagira ngo hano abantu bagende basobanukirwa neza, turi kugenda tuvuga cyane cyane ku ndwara yo kubura ibitotsi. Wenda ushaka kuba wibura ukabona n'izindi ngaruka ugenda ugira mu buzima bwawe kubera kubura ibitotsi. TV7 allo? Allo? Oui, mwaramutse. Mwaramutse neza? Allo? Aha, ayisava ku murongo. Turimo turagenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Turagira ngo dusabe muganga agire ubutumwa atanga cyane cyane ku banyarwanda bose badukurikiye mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwacu, twita ku buzima bwacu kugira ngo twirinde iyi ndwara yo kubura ibitotsi. Ndabanza nashimiye na TV7 kuba yadutumiye. Inama ya mbere nagira abaturarwanda cyangwa se abadukurikiye nuko no kwisuzumisha. Icyo ni kimwe. Abaganga turiho cyangwa twiyemeje ibi kugira ngo dufashe abaturage. Indwara zo mu mutwe zirahari, hari benshi bazifite wenda batazizi, ariko ziravurwa kandi bakagufasha. Kubura ibitotsi ni kimwe muri ibyo, n'imitwe idakira, imigongo idashira, abarwara igifu buri gihe n'ibiki. Nabagira inama zo kureba abaganga. Icyo ni kimwe. Ku byerekeranye no gusinzira nibyo navuze, ugize discipline yo gusinzira, ukagira amasaha yo kuryama, ukagira amasaha yo kubyuka ari fixe, uragerageza. Birumvikana ntago bitewe n'akazi n'iki. Hanyuma ikindi tukirinda umubyibuho ukabije kuko nawe urabitera, tukirinda inzoga n'ibiyobyabwenge kuko biri muri bimwe abantu bibwira ko bibafasha gusinzira, ariko nibyo bituma usinzira ariko nta gusinzira. Ibitotsi bituma uruhuka.
ikindi ni ugukora ako kantu ko kuruhuka mbere yo kuryama, gukora ku buryo icyumba cyawe aho uryama haba ari ahantu hatuje. Niba ufitanye ikibazo n'umufasha wawe mukagerageza kuyikemura, ntago bivuze ngo mugomba kujya kwa muganga buri gihe. Mwe hagati yanyu mushobora kubyikemurira cyangwa se mugashana n'inshuti, ntago ari abaganga buri gihe bagomba kubikemura. Ikindi mu gihe ugiye kuryama ntago ari gihe cyo gushwana, ntago ari gihe cyo gutongana, ugafata mwanya mutoya mbere yo kuryama ukaruhuka, wa medita, wasenga, wasoma igitabo ugatuza. Hanyuma icyumba hagomba kuba ari ahantu hatuje, wumva imiziki isakuza cyane ntago bifasha, uri gusinzira uri kureba film ntago bifasha, nubwo bituma ugenda ariko ntago bituma usinzira cyane ko ukomeza utekereza ya film. Nyine ibyo navugaga, imiziki ikabije, hari abantu baba batuye ahantu hasakuza cyane ku buryo hari n'igihe bagerageza gukoresha amaburke kugira ngo batumva. Icyambere ni uko nyine hagomba kuba hatuje, ugatuza mbere yo gusinzira, icyo gihe akenshi biremera. Muganga rero turagushimiye cyane uburyo utugiriye inama, ufashije abantu benshi cyane. Abahamagaye turabashimira, abakurikirana TV7 turabashimira, aho muri hose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Iki rero ni ikiganiro Our Health Our Life, amagara yacu ubuzima bwacu, aho twatimo turavuga ku ndwara yo kubura ibitotsi. Twasobanukiwe byinshi muri ibi bitera iyi ndwara, twabonye ingaruka twagira mu gihe twarwaye iyi ndwara, twabonye n'uburyo tugomba kubyitwaramo mu gihe twabonye ibimenyetso bigaragaza uburyo tugomba kujya kwa muganga. Rega ni indwara, iyi ni indwara yo kubura ibitotsi, ni indwara kandi bigusaba ko ujya kwa muganga bakagukurikirana bakareba igitera iyo mpamvu yo kubura ibitotsi. Twabonye n'uburyo tugomba kugira discipline mu buzima bwacu, tukitwara neza, ubuzima bwacu tukaguma kubwitaho, tukabubungabunga. Reka dushimire Dr. Odas Nigena, murakoze cyane, yaje kudufasha muri kino kiganiro. Reka dushimire namwe mwese mwakomeje kubana natwe mu kiganiro. Nshimira kuri technique Bon ndetse na Paul na Fefe badufashije kugira ngo kino kiganiro kibashe kubageraho neza. Mugire ibihe byiza, muhorana Imana n'ubuzima bwiza. Murakoze. Mwari kumwe na Ndizeye Giselle.